Amakuru yababaje buri wese mu murenge wa Masaka ndetse mu mudugudu wa Kajevuba, umugabo yateye umugore we yishakiye ibyuma byo mu mutima kugeza umugore we apfuye, ndetse yamuteye ibyuma byo mu mutima, mu nda ndetse no mu mutwe kugeza ubwo umugore yitabye Imana. Abashinzwe umutekano bagiye kuhagera cyangwa se abaturage batangiye guhurura n'ubundi uyu mugabo yari yamaze gusoza uyu mugore. Bikanavugwa yuko uyu mugabo yari asanzwe n'ubundi bavuga yuko uyu mugabo yari asanzwe ari umushikuzi w'ibintu muri aka karere ka Gasabo, muri aka karere ka Kicukiro, mu murenge wa Masaka, mu mudugudu wa Kajevuba. Uyu mugabo nubwo bavugaga ntiyumve, uyu mugabo wari warakomeje kugenda azengereza abantu, dore ko yari agenda afitanye n'amakimbirane akomeye n'umugore wiwe, ariko abayobozi b'imidugudu cyangwa se inzego z'ibanze zikagenda zunga bano bashakanye, zagendaga zibunga mu gihe umugore we yasabaga ko bamwandikira igipapuro ngo ajye gushaka gatanya, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Abayobozi b'inzego z'ibanze bakongera bakunga ndetse bakabafatanya, bityo bikagenda byunga, ndetse dore none icyo bikubiyemo. Inzego z'ibanze za RIB zagize icyo zitangaza ku bantu nk'aba bameze batya, ndetse zinavuga yuko nabo bagomba gukatirwa urubakwiye, gusa ariko bitagakwiye ko umuntu abana n'undi cyangwa se yarashatse undi bakabana bakagenda bakira amakimbirane kugeza ubwo umwe yishe undi. Ibyo rero byakomeje kugenda bivugwa yuko buri muntu wese witwa ko yashakanye n'umugore cyangwa se yashakanye n'umugabo, bakagenda babyara amakimbirane amwe n'amwe agiye atandukanye mu mago yabo, apana ko inzego z'ibanze zagiye zikomeza kugenda zibunga bigiye bitandukanye, ahubwo bagiye kuzajya bakora ikintu kimwe gusa ndetse kandi gihamye. Umwe muri bo icyo asabye kandi agikeneye agomba kugihabwa, nyuma y'uko uyu mugore yarasabye gatanya igiye itandukanye hamwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo akagenda asaba imbabazi ndetse anasaba ko atazigera abyongera. Abayobozi b'inzego z'umutekano cyangwa abayobozi b'inzego z'ibanze ziba zegereye abaturage bakagenda bunga, ariko bibaye iby'ubusa biza no kurangira uyu mugabo rimwe bwa nyuma afashe icyuma agiteragura umugore we mu mutima, arangije anamutera icyuma no mu mutwe. Abaturage bari baturanye cyangwa se abaturanyi b'uyu mugabo bagiye guhurura n'ubundi, cyangwa se abana be bari barabyaranye, bo ubwabo babonye barumirwa ndetse kuvuga biranabananira, dore ko ubu ngubu baguye no muri koma. Ndetse abaturage bagiye guhurura bari batuye aho hafi, nyuma y'uko bari bumvisha akaruru k'abana ndetse n'abandi birukanka barira, abandi basanga basaraye ndetse baryamye hasi. Nyuma yo guhinguka mu mbuga basanga umugabo afashe umugore we gutya mu ntoki ndetse n'icyuma arimo ajombagura mu mutima ndetse no mu mutwe. Hari n'amakuru no kuyavuga ubwayo ateye ubwoba, ndetse wabyibonera n'amaso yanyu nk'uko namwe muri kubireba kuri sikirini zanyu. Ibintu byababaje buri wese. Abaturage bari baturiye aho hafi bavuze yuko n'ubundi uru rugo rwahoragamo amakimbirane adashira, dore ko ngo buri ku mugoroba hari intonganya ndetse n'imirwano idashira, ariko buri gihe abayobozi ngo basuraga runo rugo mu buryo bwo kuza kurwunga ndetse no guhuza iyi miryango kuko yashwanaga buri munsi, ndetse bikavugwa yuko uyu mugore yari yarashatse kwaka gatanya ndetse no gutandukana n'uyu mugabo kuva kera, ariko abayobozi b'imidugudu cyangwa se inzego z'ibanze zikagenda zibunga zongera zikabasubirizanya, mu gihe uyu mugore we yari mu by'ukuri ngo yari yaramaze kurambirwa, ndetse yari yaramaze ngo kurambirwa uyu mugabo bikomeye cyane, kuko ngo yahoraga amuhoza ku nkeke ndetse ngo amukubita bikomeye cyane. Nyuma y'uko uyu mugore yari yaratse gatanya bakagenda babunga bikomeye cyane, ndetse n'abana be nk'umwana we w'imfura ufite imyaka 14 yagendaga abwira igitangazamakuru ndetse ababaye cyane, yasabye inzego z'umutekano RIB za Masaka ko zakora cyangwa se zigakurikiza iki itegeko rihanira buri muntu wese. Nyabuneka ibintu nk'ibi ngibi nibijya bigaragara
mubyishitura hakiri kare, kubona inzego kubona abantu barimo bashwana buri munsi, ibyo bintu nibyo bikurura impfu hato na hato, kubona abantu bashakanye bakundanye ariko bikaza kurangira havuyemo abicanye, cyangwa se kubona umugabo yishe umugore yishakiye. Umugabo yishe umugore yishakiye kandi amukunda ndetse yaranamubyariye abana. Uyu mugabo yari ameze nk'igikoko kuko nta kuntu wakicira umugore wawe wibyariye cyangwa se umugore wakubyariye abana. Abo bana se ubu yarabakunze? Abana ubu yarabakunze? Niyo yakurushya bingana iki? Umwana wawe wishe, umwana wabyaye kakurushya akagutesha umutwe akakwirukansa ku musozi kandi ari umwana wawe wibyariye, kuki utakumva ko niyo umugore yagutera stress wanavuga ati nta kundi nyine umugore yarananiye narabyakiye, nkavuga ati ntunge umusazi mu rugo nta kundi mbifate gutyo. Ariko ukishyira muri Yesu ibintu byo kuvuga ngo urateragura, nawe ni satani yari yamuteye. Kamubwire ngo rero nimba ari ubwa mugeze kuri uyu muriro kandi subscribe, ufungure inzogera kandi like kugira ngo ibyo n'amakuru tubahereza bijye bagera 5 kuri 5.